Donald Trump aho ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo baratabaza abamushyigikiye bose kwishora mu mihanda bakigaragambya cyane ku kigero batigeze babikoraho ahubwo ariko nanone akabasaba kwigaragambya mu mahoro ngo kuko akeka kandi akikanga ko kuri uyu wa kabiri ashobora gutabwa muri yombi. Ati rero mu ndengere nyabuna naho ubundi mwashiduka abagabo banjyanye bantayemo bakamfunga. Kugeza ubu nubwo izo ngiza agaragaza ari impungenge zagira n'ishingiro koko, ariko kandi abunganira Donald Trump mu mategeko bo barakomeza kumuhumuriza basaba n'abamushyigikiye gutuza. Akaba ari abo ngabo banemeza ko Trump we ibyo avuga ubu ngubu asa n'ubihuza n'igikuba gikomeje gucibwa n'abanyamakuru mu bitangazamakuru bitandukanye by'abanyamerika bigaragaza ko Trump agiye guca kandi gahigo kuko ubu wa mbere wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugiye gukurikiranwa ku kindi cyaha kijyanye no kwica amategeko no kuyarengaho kitajyanye byanze bikunze n'imirimo yakoze ku butegetsi bwe nka perezida cyangwa se politiki zose yabarijwemo, ahubwo akaburanishwa mu rukiko mpanabyaha ndetse no mu buryo busanzwe nk'uko yaba ari umuturage lambda uwo ari we wese waba agejejwe muri urwo rukiko. Ibyo byose birashingira ahanini kuri dosiye ubushinjacyaha bugaragaza ko buhugiyeho cyane muri iyi minsi kandi ishobora kugeza koko Donald Trump mu nkiko nta gisibya, kandi nanone ibyo akurikiranyweho byamuhama akaba yagezwa mu buroko ndetse n'ubudahangarwa bwo kuba yarabaye perezida bukaba bushobora kuba icyo gihe bwaba budahagije ngo bumubuze gufungwa no gukurikiranwa gutyo mu rubanza rweruye mu rukiko. Donald Trump uretse kuba yarabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umunyapolitiki nyine, ariko kandi yanabarijwe cyane impande z'abagore mu bihe birebire. Abagore kandi nabo buri gihe bikimero n'ubwiza bw'umubiri basumbye abandi, kuko yigeze no kuba ari we nyeri rushanwa ry'ubwiza bw'abagore rya Miss America kuva mu 1999 kugeza mu 2015. Hari abagore ndetse n'abakobwa bamwe muri abo ngabo bagiye bamushinja kubasagarira no kubahatira kuryamana nawe, abandi ngo bigakorwa ariko kandi byumvikanyweho. Ibyo byose rero nta kijyanye n'ibyo Trump ashinjwa nubwo bihuzwa n'abagore nabyo, akaba akurikiranyweho noneho gukoresha icyitwa hash money, amafaranga atangwa muri ruswa ifunga umuntu ugufiteho ibanga ryabangamira imigambi yawe mu gihe ryagezwa mu ruhame, iryo akarihora umunwa wakarisohoye ugatamikwa inoti. Ntabwo ari abo bagore bose babarijwe muri Miss America n'ibyo bagiye bavuga byihariye urebwaho ubu ngubu muri iyi dosiye ni umugore witwa Stormy Daniels, icyamamare cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukina filime z'imibonano mpuzabitsina. Uyu nguyu bikemezwa ko Donald Trump nawe yigeze kumubenguka maze ibyo yakinaga muri izo filime akamusaba ko biherera bakabigira impamo noneho atari filime zikinwa. Ibyo ngo barabikoze, hanyuma bigeze mu 2016 Trump ajya kumureba amuha amafaranga menshi yayacishije ku bunganizi be mu by'amategeko, nabo barayamuha ngo iryo ngiryo ntazagira hari hingutsa. Ubundi nta cyaha cyihariye kiri muri ibyo kuba barabyumvikanyeho bakiryamanira, nta nubwo yafashwe cyangwa se nanone ngo abikorere ku karubanda cyangwa nanone ngo umugore we asabe gatanya ko yaciwe inyuma. Bombi ni abantu bakuru biyumvikaniye kandi nta n'ikihariye kiri muri ibyo ngibyo. Donald Trump yagakurikiranyweho icyaha aho ngaho gihinduka ruswa yigambiriye guhisha ukuri. Abiyamamaza muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahangana ku karubanda mu ngingo nyinshi cyane, yewe n'ibyo baba bazi kuri bagenzi babo byose icyo gihe bigarukwaho no kugeza ku bana babo n'abandi bo mu miryango byose bakabivuga aho ngaho bashaka icyatesha agaciro abo bahanganye, kuko nanone uwiyamamaza agaragaza uko ari nta cyahishe, nk'ubwo niba abana be ari abasinzi n'abanyarugomo cyangwa se nanone atimbagurana n'umugore we bikaba byanashingirwa haterwa icyizere, kuko niba umuryango we muto gusa waramunaniye ngo babane mu mahoro, ubwo ngubwo bikagaragazwa nyine ko atanabasha kugenzura igihugu cyose mu gihe umuryango ubwawo urimo abatarenga 10 bonyine atabasha kuwugenzura. Nta kigambirirwa guhishwa rero. Iyo Trump nanone adatanga ruswa rero, amakuru yo kuryamana n'ibyamamare mu gukina imibonano mpuzabitsina nayo yagombaga kuba yaramenyekanye mu bihe byo kwiyamamaza kwe. Ni ruswa rero ubwo ngubwo agomba gukurikiranwaho no gushuka abanyamerika ubwo yiyamamazaga yigaragaza uko atari, kandi byose akaba ubwo ngubwo yaba yarabikoze abigambiriye mu gihe byamuhama. Ni nibyo ngibyo ubwo birimo bishakishwaho ibimenyetso bifatika ubundi agahamagazwa mu rukiko. Trump nawe rero mu guhuruza abamushyigikiye ati mu ndengere mw'abantu mwebwe abafana ndetse namwe mwese munshyigikiye mwegaragambye, dore aba bagabo bandi duhanganye bari kujya kuzura n'utwabuze twose bagambiriye kunyekiza no kunshyira ku ruhande ngo ntazagaruka kwiyamamaza mu matora yo mu mwaka utaha w'2024 kuko bazi neza ko nabanikira cyane mu matora nkagaruka nemye muri White House.
Gusa nanone icyagaragaye kugeza n'ubu ngubu nuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo kwihutira gutangiza amaperereza no gushoza imanza kuri Donald Trump nabyo bimeze nkaho bihubukirwa bikarangira nta n'icyaha hamijwe mu buryo bufatika, ahubwo akongera kubyamamariramo bikomeye. Ubwa mbere dosiye ikomeye yamutangijweho bigatinda ariko bikarangira ihindutse hafi ubusa nta kiyirimo, nijyanye n'akagambane mu kuyobya abatora no kwivanga mu matora ngo byakozwe n'Abarusiya. Ibyo rero hashakishijwaho nawe yabahurira nabyo harabura, ntihigeze hagaragazwa haboneka ibyiswa, ahubwo zagihamya z'uko ibyo ngibyo Abarusiya kuko baba baranabikoze ariko aho bihurizwa nawe ntabwo babashije kuhagaragaza. Ingaruka nazo zabivuyemo ziba kongera kwamamara kwa Trump no kubihera ahubwo agaragaza ko bamukurikirana gusa mu buryo bwa politiki no gukoresha ahubwo ububasha bw'inkiko mu mateshwa no kwica amategeko muri ubwo buryo bwo guhangana nawe bitwaje inkiko. Ubwo ngubwo nazo ziba zarangije guhindurwa inzego ndetse n'ibikoresho bya politiki mu guhangana nawe yabahinduye injajwa. Ibyo nabyo bicaho haza noneho kuba icyafashwe nk'igitero ku nyubako ye ya Mar-a-Lago. Byemezwaga ko hari amabanga yari aharunze ya leta mu nyandiko zayo atagombaga kuvana mu ngoro ya White House ubwo yasimburwaga na Joe Biden ku butegetsi. Ibyo bwabyo byarangiye bigaragaye nko kumwibasira bishorwamo ingufu z'umurengera bitari ngombwa, kandi ntibyanateye kabiri inyandiko nk'izo zindi zitanavumbuwe kwa Joe Biden aho yabaga nawe harashyizwe inyandiko nyinshi za leta zitagombaga kuhabarizwa. Ni mu gihe yari akiri vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagombaga kuba ziri mu biro, ariko nawe zabonetse we. Trump ati ningi mukomeza gukurikirana ngaho Sleepy Joe nawe ni mu mufunge rero. Nuko nawe akunda kwibasira Joe Biden amwita ngo Joe ahora yisinziriye araho atazi iyo biva niyo bijya. Umuzi w'ubuzima kuri ubu extra power formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Kwawushyize kuri promotion. Umwihariko wa extra power formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani, hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. None ubu rero nabwo niba guharuswa umustar muri pornography ngo ntamenye ibanga ryo kuryamana nawe, ibyo nabyo bidahise bibonerwa ibimenyetso nyabyo ngo urubanza runatangizwe, nta kabuza nabyo bizakururana Donald Trump birangira byamamariyemo bikomeye. Byongeye nanone gufatwa nko gukoresha inkiko mu kumwibasira no kugambirira kumwigizayo muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo nabyo kandi ntabwo bitana na dosiye nini y'iperereza ritarangira ryatangijwe ku gitera abamushyigikiye bagabye ku itariki 6 y'ukwa mbere mu 2021 ku ngoro ya Capitol. Hakomeje nabwo gushakishwa hahurizwa nabyo ngo bigaragazwe ko ari we wenda wabibashishikarije, hatangwa n'ubuhamya bwinshi, ariko nabyo nta mwanzuro wigeze ubifatwaho. Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aracyafite ubwamamare bukomeye ndetse n'umubare munini cyane w'abanyamerika bamuri inyuma. Nta n'icyo yakora ahubwo gishobora kugaragazwa ko kidakwiye ngo babyumve bamuve inyuma. Uko byanagenda kose kandi azahorana benshi banamutora rwose igihe cyari cyo cyose yakwiyamamaza. Ni nk'ako kanya guhita aza mu b'imbere bagira amajwi menshi bitanabasabye guhatana bidasanzwe. N'umwihariko arambanye cyane mu mateka na politiki y'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi banamukurikira no mu bufana n'amarangamutima bakamukurikira nk'idini bizera mu buryo batatandukanywa naryo n'icyari cyo cyose, ndetse ahubwo hari n'igiteye nyine nk'idini nyaryo. QAnon ry'abamufata nk'umuhanuzi n'umucunguzi uhanganye n'abagambanyi mpuzamahanga ngo bafitiye isi imigambi mibi itabarika. Hagati aho kandi uretse noneho na Donald Trump ubwe, abandi barimo nka perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite umurepublikani Kevin McCarthy nawe aramaganira kure cyane iyi dosiye yongeye kubyutswa kuri Trump, avuga ko ubushinjacyaha buri gukora akazi kabwo nabi mu mategeko ashingiye kuri politiki bahabwa n'ishyaka ry'abademokrate. Waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashajeri apfa buri kanya? Hari amakuru udafite. iFix Technology Limited imaze imyaka irenga 5 ikemura mwene ibyo bibazo. Ubu tuvugana kanda wa/ifix.rawa bikemuka ko kanya. Ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza, ni muri iFix Technology Limited. We are Apple devices experts.